Look at
jewe abenshi bari bari kuyasingo Eliya mbese ngacyaje uri Yohana uri Eliya Eliya ni papa we mu by'umwuka n'umutoza we n'umutegura n'umutunganya n'umuha ibyo gukora yakaba umubyeyi we uyu mwana siyo mfura yes niwe mwana we mukuru niyo mfura yiwe ndanezerewe cyane kandi iyo mvuze ndanezerewe abari uriya iyo mvuze ndanezerewe cyangwa se uriya ibintu biba byakomeye ariko uyu mwana indirimbo yaririmbye zanejeje cyane njyewe mwemereye 10,000 kandi dufite n'umukobwa ahangaha buriya iyo dufite abantu nk'aba ngaba igihe kiri imbere niyo bazaba bafashe aha hantu nawe mwemereye 10,000 kandi ndabifite hano ni 20,20 Imana ibaha umugisha babishikire ategeka bagezeho abantu Linda babwira Hallelujah Amen Hallelujah Hallelujah Amen Unezerewe pe kandi ushima umuremyi niba unezerewe ngaho seka niba unezerewe vuga bibiri unezerewe ko bitatu niba unezerewe pe kandi ushima umuremyi niba unezerewe ngaho seka nukuri bashime nk'itorero rya Rwankuba muri abantu mugira urukundo uriya mupapa Imana ikomeze kumuha umugisha muri rusange n'abandi bose naho umuhanzi buriya ari no kuruhugira ntabwo zirangiye rero yewe naryohewe nibura kuzibara mucyombe aryohewe imibare n'ivangavanga oya hasigaye zingahe niba wabikurikira asigaye 3 agiye kuzikubitamo kano kantu kari kajemo ngo aruhukiremo yari yandiriye isiri kandi byose bigenze neza kurushaho namwe mukomeze muryoherwe mwishime kashi bari Julienne take yours kandi bashimye Imana ibaha umugisha nazatungwa n'ikimuri reka komeze
umwami w'abamugiye kuza mbese tuzasangwa twese twiteguye ngaho nimukenyere mushaka umwambaro w'ubukwe ubwo agiye kuza atazadutungura aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye ramurika maze isi yose ikabona ukoze nako kukajyaho maze bikaba akarusho bikaba byiza kurutaho iyo bukeye izuba riva reka tubure urumuri mu bandi yese agaruke maze tutahe aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho urumukira ufite ibintu mu mujyi umwe cyangwa mu cyaro ubu mwabona abantu benshi abatoya n'abakuru ubaha uruhe rumuri iyo baje bakugana reka tubure urumuri mu bandi yese agaruke maze dutahe aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho bibiliya muyobozi tuba hafi tukugeraho utwigishe gukora neza nk'uko intumwa zakoze ugiye kuba urumuri mu mujyi umwe cyangwa mu cyaro maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye akarere bose imbuto nziza
tugiye gushyiraho indirimbo zasabwe, si byo se? Tugiye gushyiraho indirimbo zasabwe ngo iki? Iyo mu gitondo akoze, iyo batabyemera nta na kimwe cyari gushoboka, ariko banteze amatwi mbabwira ko nabibonye. Narabibonye, baremera, barandika, barasinya, bashyiraho kashe, kuko ari mu yindi ntara. Pasiteri nawe namushimye, ahari ishimwe rimugereho naho kubita hindi kashe. Uyu munsi hari igihe intara ifite izindi gahunda zishobora kuba zanasubitswe hejuru ya Eric, burya itorero na gahunda. Rero abo nabo nabashimiye, barakoze, kandi mu itorero rya Nyarugina babashimye, kandi naho bari bakomeze kugubwa neza. Itorero rya Karinzi naryo twabanye nabo, dukorana nabo neza, tubana neza. Uyu munsi turi kumwe nabo cyane. Aba bana bari ahantu hatandukanye, hari abatuye za Kungagije, Sikaruguru, bakure cyane. Rero Karinzi dukoranye neza mu gihe tumaranye muri buno buhungiro, kandi nagiye vuga ngo tuzagumane. Oya, muzataha igihe nikigera. Eric ngaho ngwino uririmba indirimbo 3 kugira ngo zamaze gutunganywa. Ntabwo n'igitaramo nta muntu ushaka gutaha n'umwe, nira hejuru nta n'umwe uri kunyeganyega. rwose. Mana yo mu ijuru
urugendo rwavaga muri Etiyopiya umugabo yiyitariye mu igare rye agenda isoma igitabo cy'umuzingo gusa ikibazo ntasobanukirwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe maze Filipo arasobanura uwo mugabo arasobanukirwa maze yiyemeza kubatizwa yakira Yesu mu bugingo bwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe nakuye munsi dufata umwanzuro maze twiyemeze kubatizwa umubatizo wa mwuka wera natwe ubu ngubu niwo dukeneye ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe ibyo usobanura utabyumva neza gisaba Yesu agusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe mwese muti mwese muti nibonezerewe vuga amen nibonezerewe vuga amen nibonezerewe pe kandi shima umuremyi nibonezerewe vuga amen amen gutyo nuko rero twanzitse kandi turi gusoza reka rero dusabe umuyobozi umukuru w'isi tariki 10 twari dufite igitaramo 17 ikindi 24 ikindi byararyoshe pe ariko 31 nakarusha uyu mwana umuvamo karusha uyu muvamo Eric Suziri ijambo rya nyuma suzi terano nawe ari ntabwo riryanyuma ubwo tumuhaye ijambo warivuze ntakarihore ugiye gusuza iteraniro numara kugira icyo uvuga tugiye kubakubita akantu kitwuhisha rero kamubwire nta muntu uburanaga inyongezo bayiburanaga niba telefone umuntu akakongeza ekuteri cyangwa utundi tuntu tugiye kubakubita icyo bita inyongezo rero mwe kuyibura nayo
Erika ariko reka manza avuge twumve impumeko ye atari kuririmba. Erika agiye kuvuga none duhamagare Nitanga Jaka Muru aze nawe tumuhisha nawe tumuhe turamuhisha mu rukwe tugiye kumuha umwanya w'ijambo asanganywe. urakoze urankosoye tudatinze duhere twirirwanye mwambaye byinshi ntabashaga kumenya ariko rero nje nkaba ndi kubasaba imbabazi wenda mumbabarire yewe wenda nabaha akaririmbo kamwe ubundi mukandikora ariko basaba ngo ni imbabazi. Reka rero duhamagare umuyobozi mukuru w'itorero mukuru nawe Erika uri gushugumbwa Eliya. nandi gushugumbwa. Yego. Nyaboneka mureke tujane sibyo? Kubera ko igihe kigihari iyi shashi reka twe kuyihingisha ngo ivunike izananirwa ikindi gihe. Ntacu imwe pasi uyibahe. Icyo baragusaba. Nabo twabonye araho urukundo ariko namwe mwihaganiye kurenga imwe muyobozi uduhaha twakariya ntabwo ari nk'ibyanje. Sabato nziza, Munsi umunezero. umunsi umunezero. Sabato nziza. Reka dushimire Imana yatumye ibi bintu bibaho, izina ry'Imana ntabwo icubahiro. Reka dushimire Erike ndetse n'abo bazanye, Imana ibahe umugisha kandi twishimire n'impano nziza Imana yahaye Erike kugira ngo umwuka wera akomeze kwizamura, kandi dushimire n'itorero rya Nyarugina kugira ngo umuyobozi mugenzi wanjye nabo bari kumwe nibagerayo badushimire kandi tubatumye n'intashyo kandi bababwire ibyabereye aha ngaha. N'undi Rwanda bababwira ngo itorero rya Rwankuba uko mwabibonye bari ko mubabwira. Reka dushimire abashyitsi twabanye nabo batari nabo